Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo tara niryo rumuri rituyobora mu rugendo rwacu rwo kujya mu ijuru. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana ndifuza kugira ngo mbibwire nitwa HARERIMANA Eliabu, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 6 ndetse ndi umukristo mu itorero rya ADPR, nkaba ndi umukozi mu mpano y'ubuzima. Impano y'ubuzima ni umuryango wita ku bababaye, ni umuryango ufasha ukura indaya mu buraya ikabaremera uturimo, ni ukura inzererezi ku mihanda hanyuma ikazigisha cyangwa se ikaziremera uturimo tworoheje. Hanyuma rero uwo muryango niwo ndi gukoramo, ariko ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana kuko ibyo dukora byose tugendera ku ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe. Intego y'ijambo ry'Imana nshaka ko tuganiraho ni ukuba uw'umumaro. Kuba uw'umumaro aho uri hose. Ni ukuvuga ngo Yesu aganira n'abigishwa be yabasobanuriye abantu bahiriwe, yaberetse ko abantu bakora, abantu bahiriwe ari abantu bafite inzara n'inyota, bafite gukiranura, bafite kumva bafite ishyaka mu mutima ryo kugira icyo bakorera bagenzi babo. Ndagira ngo rero nsome ijambo ry'Imana hano muri Matayo ibice 5 turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Ntacyo ubu kimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza So mu ijuru. Amen. Nakira ijambo ry'Imana. Aha umwami Yesu yashakaga kugira ngo asobanure twebwe icyo turi cyo hano ku isi. Hari igihe umuntu aba ku isi akavuka, akabaho, akabyiruka, ariko atazi yuko yaje mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana kunshyira hano ku isi cyangwa nawe kugushyira hano ku isi ni ukugira ngo tubabe umumaro, ni ukugira ngo turyohere bagenzi bacu, ni ukugira ngo umuntu wese agire icyo agomba gukora ku bwa mugenzi we. Umuntu wese yifuze gutera intambwe ariko ari kumwe na mugenzi we, nta kwitandukanya, nta kwifurizanya ikibi. Imana yacu yabwe icyubahiro. Aha Yesu abwira abigishwa be, arababwira ati muri umunyu w'isi. Ijambo umunyu iyo ubuze mu biryo ni ukuvuga ngo ibiryo ntibiryoha, ariko Yesu ari kubwira abigishwa be ngo muri umunyu w'isi. Icyo yaragambiriye kubabwira, yaragambiriye kubabwira ko aribo bazatuma isi iba nziza, aribo bazatuma isi iryoha, aribo bazatuma isi ihinduka nziza, aribo bazatuma isi abayirimo bose bagira amahoro, banezerwa, bagubwa neza, bakaba umunezero, bakagira umunezero. Muri umunyu w'isi. Iyo biryo biri mu umunyu, umuntu wese ubiriye, usibye muri iki gihe hadutse indwara y'icyorezo, indwara z'ibyorezo zagiye zica abantu umunyu, ariko umunyu niwo utuma ibiryo biryoha, niwo utuma umuntu wese yumva guye ibiryo, akarya akagubwa neza. Yesu rero yifuje yuko wowe nanjye tuba abantu baryoheye isi, tuba abantu batuma isi imera neza, isi ibona amahoro, isi yuzura urukundo, isi yuzura umutekano, isi yuzura ibyiza byose. Mugenzi wawe akeneye amahoro, mugenzi wawe akeneye ibyiza, ariko ari wowe biturutseho. Biragatsindwa n'Uwiteka umuntu wakabaye aguhesha amahoro ari wo guhesha ibibazo, ari wo guteza ibibazo, ari wo guteza ingorane. Ariko twebwe turi abanyamumaro, twakiriweho kugira ngo tube abanyamumaro kuri bagenzi bacu.
Imana yacu yagwa icyubahiro. Ndifuza yuko umuntu wese aho yicaye, umuntu wese ukurikira impano y'ubuzima TV wese akwiriye kumva ko ari umunyamumaro, ariko rebe ni umunyamumaro mu buhe buryo. Kuko hari utegereza ko ari umunyamumaro ariko yajya gukora agakora ibikorwa bibi bibangamira bagenzi be. Dukwiriye gukora ibikorwa byiza, tukaba abanyamumaro dukora ibikorwa byiza bitabangamira bagenzi bacu. Imana yacu yagwa icyubahiro. Kandi ikindi, umunyu ntabwo ubangamira abawurya keretse abagezweho n'ikibazo cy'uburwayi, ariko ubundi umunyu ni indyoshya ndyo. Natwe rero dukwiye kuryohera iyi si kuba tuyirimo. Isi ikaba iryoshye, ikaba imeze neza, ikaba ari isi igendwa, ari isi yuzuye amahoro n'umutekano n'ibyiza byose umwana w'umuntu aba yifuza. Ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Bishatse kuvuga yuko hari igihe umunyu udakora akamaro kawo cyangwa se udakora akazi kawo. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese akwiriye kuba umunyamumaro, agakora icyo akwiriye gukora, akaba umunyamumaro. Abantu icyo bamushaka akaba icyo bamubonaho. Bagukeneyeho imbuto nziza, bankeneyeho imbuto nziza, bankeneyeho imvugo nziza, bankeneyeho ukuri, bankeneyeho kuba ndi umuntu usobanutse, nawe ukaba uri umuntu usobanutse, kugira ngo utaba nka wa munyu ukayutse. Umuntu yarimo akora ibikorwa bibi ababaye nk'umunyu ukayutse. Umuntu yari kugambirira ibibi ababaye umuntu ukayutse. Ariko ikintu cyiza cy'umumaro umwami Yesu atwifuzaho, Imana itwifuzaho, ni ukugira ngo tube abanyamumaro, tube abantu beza bahesha abandi amahoro. Ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ni ukuvuga ngo itabaza rigira umumaro wo kumurika. Natwe dufite uwo mumaro wo kugira ngo abantu bari mu mwijima bawuvemo bajye mu mucyo. Iyo tutari gukora bene icyo gikorwa ntabwo tuba turi mu mumaro wacu, kuko umumaro wacu ni uwo gukura umuntu ahantu habi tukamushyira ahantu heza, ni uwo guhugura umuntu mu bitekerezo tukamukura mu bitekerezo bibi akagira ibitekerezo byiza, hanyuma akaba amahoro, akagubwa neza, agategereza umwami Yesu nawe ari mu mahoro, ari mu bahesha abandi amahoro. Ngo abe ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza So mu ijuru. Imana yacu yagwa icyubahiro. Bishatse kuvuga yuko umuntu wese ari itara, umuntu wese ari urwandiko, umuntu wese ari inzu yubatse ku mpinga y'umusozi. Bishatse kuvuga yuko imirimo yacu niyo ikwiye kutumenyekanisha, niyo ikwiye kutugaragaza, niyo ikwiye gutuma umuntu wese agaragara icyo ari cyo. Mu mirimo rero twahamagariwe gukora imirimo myiza. Pawulo niwe wavuze ngo imirimo myiza yose aba ariyo dukurikiza, imirimo myiza yose aba ariyo duhangaho amaso, imirimo myiza yose aba ariyo dushyiraho ibitekerezo. Imirimo yacu hano ku isi ntabwo ari ugukora ibyo twishakiye, ahubwo ni ugusohoza umugambi w'Imana. Gusohoza umugambi w'Imana ni ukuvuga gukora icyo Imana ishaka, icyo Imana icyo wifuriza mugenzi wawe nawe aba ari cyo wifuriza. Ni ukuvuga ngo icyo wumva ukeneye, icyo wumva ko umuntu yakugirira, icyo wumva ko umuntu yagukorera, nawe ugikorera abandi. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishyirwe hejuru. Rero ngo abe ari ko umucyo wanyu umurikirira abantu bose, abari mu mwijima, abari mu mibabaro, nibakubona nubageraho, abari mu mibabaro bishime. Ni umuntu warubabaye anezezwe nuko muri kumwe, umuntu wari uri mu kaga umufashe kukavamo. Imana yacu yagwa icyubahiro. Niba hari ubundi buryo ubane n'abantu bose amahoro, Imana yacu ishimwe. Reka twongere dusome ijambo riri hano muri Mariko ibice 9, Mariko ibice 9 umurongo wa 50. Haranditse ngo umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugire umunyu mu mitima yanyu kandi mubone amahoro. Amen.
ni ukuvuga ngo Yesu ahangaha Yesu yaragisobanura akamaro k'umuntu, yuko umuntu akwiye kuba umunyu, akwiye kuba umuntu w'ingirakamaro, akwiye kuba umuntu wifuzwa, akwiye kuba umuntu kandi umuntu wita kuri mugenzi we, utekereza kuri mugenzi we, wifuriza icyiza mugenzi we, ugambirira icyiza kuri mugenzi we, akaba ari cyo akora. Imana yacu ishimwe. Ngo umunyu ni mwiza. Yemwe bene data, umuntu ni mwiza, ariko imirimo yakabaye akora si yakora. Bishatse kuvuga ngo umuntu Imana imurema yari umuntu mwiza. Iyo akomeza kuba mwiza, iri jambo ntabwo riba rigarutse. Ariko kubera ko abantu binjiwemo n'umwuka utari mwiza, byatumye abantu nabo bakayuka, bamera nk'uriya munyu. Umunyu ukayutse niki cyawuryoshye? Ahangaha ndagira ngo nkumenere ibanga. Niba wumva utagitekereza ibikorwa byiza, niba wumva muri wowe hinjiramo imigambi itari myiza, niba wumva imbuto zawe zitakiri nziza, birakwiriye yuko winjira mu maraso ya Yesu, ukongera ukegera Yesu, ukongera ukinginga Imana, ubwiza bw'Imana bukaza muri wowe, kuko nta kindi kintu gishobora gutuma duhinduka umunyu udakayutse. Ni ukwakira amaraso ya Yesu, ni ukwakira umwami Yesu, ni uguhinduka. Iyo tuvuze guhinduka, guhinduka ni iki? Guhinduka ni ukugira umutima mushya. Pawulo niwe wabyandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5, aravuga ngo nuko mugira umutima wari muri Kristo Yesu. Icyo yashakaga kuvuga ahangaha, yashaka kugira ngo umuntu ahinduke, ave mu bibi, akora ibyiza. Yesaya yabivuze neza mu gice cya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10, abivuga neza, aravuga ngo nuko mwige gukora neza. Bene data, dukwiriye kwiga gukora neza kugira ngo imirimo yacu inezeze Imana. Dukwiriye kuba amanyamumaro, dukora imirimo myiza kugira ngo umwami Yesu atwishimire, kugira ngo umwami Yesu atunezererwe. Ni ngombwa yuko rero tumenya icyo twashyiriweho hano ku isi, ni ukugira ngo tube umunyu, ni ukugira ngo turyohe, ni ukugira ngo uryohere mugenzi wawe, ni ukugira ngo mugenzi wawe nakubona anezerwe, ni ukugira ngo mugenzi wawe nakubona yumve yishimye, yumve afite amahoro yo mu mutima, nta mpagarara, nta ntambara, nta bibazo yumva bitejwe nawe. Imana yacu yagwa icyubahiro. Umuntu rero wahindutse aba yifuza kubana n'abantu bose amahoro. Umuntu rero wahindutse aba yifuza gufasha abandi. Umuntu rero wahindutse aba yifuza ko mugenzi we yatera imbere. Umuntu wahindutse aba yifuza yuko mugenzi we yagira amahoro, akagira amahoro yose, ya yandi Yesu yavuze ngo amahoro asendereye. Imana ishimwe. Ngo mwebwe mugire umunyu mu mitima yanyu. Iri jambo niko ritubwiye. Ayo ngeze aha hantu numva ndyohewe, numva uburyohe bw'ijambo butangiye kunyinjiramo cyane, numva ntangiye kuryoherwa. Ngo mwebwe mugire umunyu mu mitima yanyu. Bishatse kuvuga ngo twebwe abantu dukwiriye kugira umunyu mu mitima yacu, tukagira umunyu uryohera abagenzi bacu, tukagira ibikorwa binezeza abagenzi bacu. Nk'uko impano y'ubuzima iri, ni ngombwa yuko tufasha abantu bababaye, abantu barushye. Hari abantu barushye hanyuma y'abandi, abo ngabo bakeneye ubufasha, bakeneye kubona wa munyu uturuka muri twe, bakeneye kubona wa mutima wari muri Kristo Yesu, maze nabo bakagubwa neza, nabo bakabona amahoro. Imana yacu yagwa icyubahiro. Rero kugira umunyu mu mitima yacu, Yesu yabwiraga abigishwa be ahangaha ko hari ukugira ngo umuntu wese ubabonye wese yumve umutima we wari uruhutse, uwari urushye aruhuke, wumvaga ahagaritse umutima utuze, umutima ubona amahoro. Imana yacu yagwa icyubahiro. Abigishwa ba Yesu rero bakimara kubwirwa aya magambo, babaye koko impumuro nziza, babaye umunyu. Aho bageraga bose ibintu byarahindukaga. Aho bageraga, aho babaga, aho bahagararaga bari kubwiriza abantu, ibitangaza byarakorekaga. Bigaragara yuko indushyi zaruhukaga, abababaye bishimaga, abashonje bararyaga. Imana yacu yagwa icyubahiro. Ariko
niyo mpamvu natwe dukwiriye uyu munsi wa none guhinduka, natwe tukamera nk'abigishwa ba Yesu, kuko abigishwa ba Yesu bakoze umurimo kugeza na n'uyu munsi natwe turacyabibuka, kandi n'iki gikorwa turi gukora nibo tugikomoraho. Reka rero twe kubakomoraho ijambo, ahubwo tubakomoreho n'imirimo, tumenye yuko turi abanyamumaro, tumenye yuko umuntu wese afite icyo amariye mugenzi we, tumenye yuko umuntu wese afite urwego abasha kugeza kuri mugenzi we. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ubwo nibwo umunyu uzaba uri muri twe, umunyu uzaba uri mu mitima yacu. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ngo kandi mubane amahoro. Imana ishimwe. Birakomeye cyangwa se birababaje kumva umuntu Imana yaremye ashaka amahoro muri bagenzi be, akayabuzwa nuko abana na bagenzi, akayabura kandi ari muri bagenzi be. Ugasanga umuntu yararushye kandi aruhijwe na bagenzi be, ugasanga umuntu yikoreye ibibazo kandi yarabitejwe na bagenzi be. Ariko bene data, ntabwo aricyo cyatuzanye, si icyo cyatumye dushyirwa hano ku isi, ahubwo twashyizwe hano ku isi kugira ngo dufashanye, kugira ngo turuhuke, kugira ngo twikurane imibabaro, kugira ngo bagenzi bacu bishime, umbonye yishime, ukubonye yishime, uri mu muhanda nambona anyegere kuko ankeneye igisubizo. Imana yacu yabwe icyubahiro. Uwo Satani yajyanye mu buraya agaruke kuko ari igihe gisubizo. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ntabwo Imana izamanuka mu ijuru ngo Imana aba yizi ikora iyo mirimo, kuko yadushyiriyeho kugira ngo iyo mirimo natwe tuyikore. Imana yacu yabwe icyubahiro. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu byahishuwe, bigaragara ngo umuntu wese azamurika ibyo yakoze. Bishatse kuvuga ngo turi hano ku isi turi gukora, kandi ibyo dukora igihe kizagera bigire gute, bisuzumwe. Pawulo yabyandikiye Abikorinto, nabo ababwira neza, ababwira yuko umuntu wese yirinda uko yubaka ku rufatiro rwa Kristo. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ni imirimo rero umuntu wese agomba gukora. Umuntu wese agomba gushaka uburyo yakora imirimo myiza, umuntu agashaka uburyo yakiranuka, umuntu agashaka uburyo yagendana n'Imana, akagendana n'abavandimwe, akagendana na bene se, akagendana n'inshuti, akagendana ari abakwanga, ari abagukunda, bose ni abantu Imana yaremye, bose bagukeneyeho imirimo myiza. Imana yacu yabwe icyubahiro. Rero Yesu yashoje ijambo avuga ngo nuko ngo ababareba bazabona uko bahimbaza Imana, bazabona uko bahimbaza So wo mu ijuru. Rero mu kureba izi mbuto, mu kureba ineza ugenda ugirira mugenzi wawe, mu kureba ubufasha ugenda ufasha mugenzi wawe, ukoreye igikorwa cyiza, ubufashije ukamugurira ikayi, ubufashije ukamugurira ikaramu, ubufashije ukamuha isabune, ubufashije ukamuha icyo kurya, ubufashije ukamuha umwenda, uhaye kamambiri, uhaye ka bodaboda, ni ukuri kose Imana ava imbere yawe agenda himbaza So mu ijuru, agenda himbaza Imana, avuga ati rwose nahuye n'umukozi w'Imana, nahuye n'umuntu mwiza yangiriye neza, kandi rwose agahimbaza Imana. Imana yacu ishyirwe hejuru. Ibikorwa byacu rero birakwiriye guhimbaza Imana. Ikibabaje muri iyi minsi ni uko abantu bari kwifuza gukora ibibagwizaho ubutunzi, ariko turakwiriye kugira gute, turakwiriye kumva yuko imirimo yacu ikwiye guhimbaza Imana, imirimo yacu ikwiye kuvuga, imirimo yacu ikwiye kwamamaza Kristo, imirimo yacu ikwiye kuvuga ubutumwa bwiza, maze umuntu wese aho ari agahimbaza Imana. Twe kumera nka babandi banye bavuga ngo aho kugira ngo mbe umurokore ngo nabyihorera, ngo aho kugira ngo njye mwarura rusengero, ngo ahubwo ngo nakwigumira aha ngaha. Oya, turakwiriye gukora imirimo myiza ituma abantu bahimbaza Imana, ituma abantu bakunda Imana, ituma abantu batabindakare, ituma abantu batiheba, ituma abantu bagira urukundo rw'Imana, bagakundana bagenzi babo. Erega niyo udafite urukundo abasha kurutwigiraho, kubera yuko natwe twarumweretse, kubera ko natwe twamufashije, kubera ko natwe twamwegereye. Kandi rwose mwirinde guterana bagenzi bacu, twirinde gutererana, ngo usange buri wese yizirikana ubwe. Pawulo yabivuze neza ngo mwe kwizirikana ubwanyu, ahubwo muzirikane na bagenzi banyu. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ndabifuriza rero kugira ngo mugire imirimo myiza, ndabifuriza kugira ngo imirimo yanyu inezeze Imana, ndabifuriza kugira ngo mube umumaro muri iki gihe.
iki gihe gikomeye ni igihe umwami Yesu yegereje ari bugufi, ariko birakwiriye ko dushyiramo imbaraga kugira ngo imirimo yacu ikomeze guhimbaza Imana. Ese mwene data, urifuza kuba umumaro? Niba wifuza kuba umumaro, birakwiriye yuko ukingura umutima wawe umwami Yesu agaturamo, kuko umwami Yesu arashaka yuko waba umumaro. Yifuje ko waba umumaro. Umumaro rero kandi nuwakira mwami Yesu, nukuri urahinduka, ugira umutima mushya, uba umumaro, ukora imirimo myiza yose, ni imirimo myiza yo gukiranuka, imirimo myiza yo kubaha abagenzi bawe, imirimo myiza yo kugirana na bene so, imirimo myiza yo gushyigikira itorero, yo gushyigikira abavandimwe, yo gushyigikira abababaye, yo gushyigikira abarushye, yo gushyigikira abashonje, yo gushyigikira abantu bose badafite ntaho nikora. Imana yacu tugirire neza. Imana ibafashe kandi bagirire neza. Ndabifuriza mwese kugira ngo mwitegure ubwami bw'Imana, mukora imirimo myiza, mukora icyo mwakabaye mukora, cyo gukiranuka, cyo gufasha bene data, kandi ngo ibyo ushaka ko bakugirira ubigirire mwene so udakuyeho na kimwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.